twese umwe muri twe akaba yaha agaciro kuko twayisanzemo kandi ukaba ari umugisha, kandi aya masano akaba ari yatuma dufatanya tugasangira ibihe by'umunezero, ariko kandi tugafatanya n'ibihe by'umubabaro. Kubw'iyo mpamvu no kubw'izo mbaraga tuvuye kuvuga zifiteho aho zikomoka naho zishingiye, niyo mpamvu uyu munsi w'umubabaro twese twisanzemo mwashoboye gutabara abangana batyo. Iki ni kigaragaza ko turi ubwoko bumwe, iki ni kigaragaza ko tuvukana kenshi. Rero mwese abaraha, reka mvuge ngo tubahaye mpore mukomere. Reka mu buryo bw'umwihariko mpereze mpore umuryango w'Abongera wabuze umwana ari wa Musirimu. Umuryango w'Abongera tubahaye mpore, kandi tubivuze iyo mpore tuyitanze ivuye ku mitima yacu. Mwumva yuko tubahaye mpore, tukaba tuvuze ngo mukomere cyane, mwihangane. Duhaye mpore umuryango w'Abasegege uraha wabuze umukwe. Musirimu yavutse kwa Abasegege, ahavuka abaye umukwe, kandi umukwe buriya n'umwana. Rero umuryango w'Abasegege namwe tubahaye mpore, kandi n'umuryango wa Kongera wabahaye mpore, mukomere. Duhaye mpore umuryango wa Musinga wabuze umwishwa. Umuryango mwumva yuko ibi bihe by'umubabaro tubisangiye twese, namwe tubahaye mpore. Hari ikintu ngiye gushima ku kuntu umuryango w'Abongera n'umuryango w'Abasegege bashoboye kwicara, kuko babivuze bicaranye kenshi baraganira. Icyo ngiye gushima ni uko uyu munsi uyu mukwe wacu aherekejwe mu cyubahiro, aherekejwe neza, kandi aherekejwe n'imbaga y'abantu benshi kuko mu birora kuko bisa. Ndashima nuko muri uku gutabaruka k'umukwe wacu, umuryango avukamo n'umuryango yashatsemo nta magambo mabi yahabaye, kuko baricaranye kandi baraganira, kandi Kongera yabivuze. Rero kugira ngo tutizimba mu magambo, natwe twababajwe n'urupfu rwa Musirimu. Rero nkaba navuga ngo twese abo tuvuye kuvuga, pereye ku muryango wa Kongera, umuryango w'Abasegege, umuryango wa Musinga, inshuti za Musirimu, abaturanyi, mwese iyo mpore dutanze ni yacu twese abaraha, ndetse n'ababikurikiranira ahandi batarahangaha kuri uyu musozi. Rero natwe hari uwashimye aravuga ngo arashimye ko Musirimu asize. Natwe turabishimye ko Musirimu asize. Rero nk'umuryango w'Abasegege, Musirimu yasize imfubyi, ariko umuryango wagennye inka, shikiriza umuryango kubw'impamvu z'imfubyi zasizwe na Musirimu. Iyo nka umuryango wagennye iraza gushikirizwa nanone umuryango w'Umusirimu. Ibisigaye nidukomere twese, aheza ni mu ijuru. Murakoze. Barakoze cyane umuryango w'Abasegege, dukomeze twihangane. Dufite abanyamurenge bazi guca imanza, ibyo bintu ubu bigeraho icyo mupfa kigashira, ariko nyine ntibyakunze. Turataha tugaragaza ingenzi kurya ntigira ihembe.
gerageza gushaka ukuntu nija kumusura muri gereza ntibyashoboka ati ntibiza bishoboka imbere ya byose ni ukubanza ukanyura mu bintu byinshi ariko nyine ibyo turabyihanganira turindira tuzi ngo niyenda hari ikizashoboka nyuma ariko ntibyacamo ntibizashoboka banza gutekereza ngaya umuryango w'abongera ariko ngongeraho ndabagarukira baba barahagurutse mu buryo bwose bushoboka bagashaka ukuntu inyimba ari ibintu bakabitanga kugira ngo uriya muntu avemo ariko nyine ntako batagize ariko nyine nsanga iyi leta yino iza yubaha abagore cyane ariko nyine nshimiye Imana nubwo habaye ibikomeye nubwo habaye bitoroshe ariko nshimiye Imana kuko duhagaze ku murambo wa Musirimu byageze iriya numva kuko n'umurambo bidashoboka kuko bawubona numva ndababaye noneho nje kuzimu sinari nzi yondi numva ndababaye ngera kure cyane ariko turashimye kuko tubaye ku murambo wiwe tuwushingura neza twavuganye na se arambwira ngo tubyakire nawe yarabyakiriye n'umugore yarabyakiriye ariko nakubwira ngo niyenda mushiki wanje we ntazobaho kuko yapfushije undi mwana w'umuhungu ukurikira uyu nguyu nyine yamupfushije asa n'utakaye mu bwenge noneho ngo ntekereze iki cya kabiri kibaye nabavuga ngo niyenda ntazobaho niyenda arapfa arumva amakuru bene aya noneho byama birangira ariko nshimiye Imana kuko nawe yamukomeje nase agakomera natwe n'ubu turakomeye icyo nshimiye Imana nuko tugiye gushingura uyu murambo warwaniwe hejuru wagize intambara uyu mwana yagize intambara zikomeye no mu rupfu rwiwe akiri muzima yagize intambara no mu rupfu rwiwe haba intambara ariko dushimiye Imana kuko duhagaze ku murambo we tuwushingura mu cyubahiro nubwo ibintu byose byinshi byabaye abantu batangaye ariko nta kibazo gupfa no kubaho gupfa no kuzuka ibyo ni iby'Imana ntabwo ari iby'abantu tibihuye tibinasa nubwo twohagarara tugahamya ariko byose bikomoka ku Mana Imana niyo izaca imanza ntabwo ari abantu nshimiye Imana kuko duhagaze kuno munsi wa Musirimu twese duhagaze ijambo ryongeyeho turashimiye abanyamurenge mwese mwatabaye mukaza kudufata mu mugongo cyane cyane turashimira umuryango wacu wa Musinga twaganiriye bukeya ariko bumva cyane none ga turabashimiye bavandimwe mwebwe mwaje kudufata mu mugongo mukaba muje guherekeza umwana wanyu Imana ibaheze umugisha ijambo ryo gusoza turarangije natwe tuzareba umunsi tuzagera mu rugo tuzaza kubaganiriza niho tuzarangiza amagambo yose yego murakoze tusabe umuryango w'Abasinga gusubira mu byicaro reka dusabe umuryango w'Abasegege ari wo Sebukwe nyakwigendera batambuke hano kugira ngo nabo bagire icyo bavuga ku mwana wabo umuryango w'Abasegege aho muri mutambuke barabagoye barabajarije reka
dukomeze tuvuge barimo baza. Ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, abo dusangiye ubwoko mwese muri aha, kandi abo dusangiye amasano menshi adusobetse, kandi ayo masano akatubera imbaraga no gukomera, kandi ayo masano